Uwiteka agahagararana nawe, imbaraga n'imbabazi z'Imana bikaboneka ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Beriya, Imana y'amahoro iguhereza umugisha mwinshi cyane. Ati Yesu ashimwe, haleluya. Imana iguhereza umugisha, Imana iguhereza umugisha, Imana iguha umugisha, ikugirire neza. Abantu mwese mwageze mu iteraniro, Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Mukomeza Flora, Imana iguhereza umugisha. Nakubonye rwose, Imana ikugirire neza. Yesu yagura imbago zawe. Asina uw'Imana, Imana iguhereza umugisha, Imana ikugirire neza. Haleluya. Yesu umwami w'abami akomeze kwagura imbago, akomeze kwiyerekana. Umuririmbyi aravuga ngo njye mfite umukiza ujya mvugira ku Mana, ngo ni inshuti idahana, si nk'iza hano mu isi. Iteka arandinda akankingira n'ibyago, ariko icyampa, Imana y'amahoro ishimwe, icyampa, Imana y'amahoro ishimwe cyane, icyampa uwo nguwo akaba umukiza wawe. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Abantu mugire uruhare kugira ngo aya materaniro agende neza. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke ku buzima bw'umuntu wese. Reka dutangire iteraniro ryacu dusenga, hanyuma nze turebe ijambo ry'Imana, hanyuma turaza gusenga dusoza dusengera ibyifuzo. Imana yacu nishimwe cyane. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ishobora byose, Imana y'imbaraga, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, Mana yera kandi igakiranuka. Iyi ni isaha yo kubohoka, ni isaha y'igitangaza. Ndasengera buri muntu wese winjiye muri iri teraniro, Mana, n'undi uri buze kuryinjiramo, buri muntu wese uri bube muri iyi saha yo gusenga. Nyemerera umukorera ibikomeye, nyemerera urambura ikiganza cyawe ku buzima bwe, mwami Imana, umwiyereke kandi umwigaragarize. Nyemerera umubambira amahema mu izina rya Yesu, umukorera ibikomeye. Ya maraso amwe wamennye ku musaraba Igorogota, ayo ngaya mugaragareho Mana. Ayo maraso uwo yagezeho amuhindurira ubuzima, ayo maraso uwo yagezeho amuhindurira amateka, ayo maraso uwo yagezeho aramukiza, ayo maraso uwo yagezeho aramwagura akamubohora. Ayo maraso ni amaraso akiza, ni amaraso ahindura amateka, ni amaraso yagura imbago, ni amaraso acagagura iminyururu. Ayo maraso mwami Imana, ayo maraso nagere ku bakobwa, agere ku bamama, agere ku bagabo, agere ku bapapa. Buri muntu wese uri hano Mana, reka umwereke ikimenyetso cy'ibyiza ku buzima bwe Mana. Hari umuntu uruhijwe n'uburwayi, mukize. Hari umuntu uruhijwe n'intimba n'imiruho, uwo nguwo mugirire neza. Ukuboko kwawe Mana gukiza, ukuboko kwawe nigufate ku buzima bw'umuntu wese unkurikiye ano masaha. Ukuboko kwawe kugaragare ku bamama, kugaragare ku bakobwa, kugaragare ku basore. Ukuboko kwawe mwami guhagurutse buri muntu wese uri hano muri iri teraniro. Uyu muntu muhagurutse Mana, uyu muntu muhagurutse, uyu muntu murwanirire, uyu muntu mumara umubabaro, uyu muntu mucira inzira, uyu muntu mwigaragariza, umwihishurire mu izina rya Yesu Mana. Reka ibyamurwanyaga n'ibyamunanizaga ibyo bitsindwe mu izina rya Yesu. Mpamagaye igitinyiro cy'Imana, mpamagaye gukomera kw'Imana, mpamagaye ubutware bw'Imana. Icyo mpeje n'imbaraga z'abazimu n'abadayimoni. Iri teraniro Mana ribemo, rigaragaremo. Reka Mana utwihishurire mu izina rya Yesu. Amaraso yawe atwambare muri iyi saha Mana. Hari umuntu ufite intimba n'imiruho, hari umuntu unaniwe, hari umuntu urushye, hari umuntu Satani atwaje igitugu, hari umuntu Satani atsikamiye, hari umuntu Satani abujije amahoro yo mu mutima. Ndasenze ngo uyu muntu muha amahoro yo mu mutima. Ndamusengera, muhereze ubuzima, muhereze kwishima. Uyu muntu muremera umunezero, uyu muntu muremera ibyishimo, uyu muntu muremera ubuzima, uyu muntu muhagurutse, uyu muntu mubambira amahema mu izina rya Yesu. Uyu muntu imbaraga zawe Mana niziboneke ku buzima bwe, uyu muntu amaraso yawe naboneke ku buzima bwe, presence yawe iboneke ku buzima bwe. Hari umuntu unkurikiye ari mu kazi ke, ndamusengeye aka kazi Mana gashyiremo umugisha, kazanemo ubuzima Mana. Ndasenze hari unkurikiye ari gucuruza mu izina rya Yesu Mana, ndamusengeye amaraso yawe naboneke ku buzima bwe Mana. Iyi business ye yiha umugisha mu izina rya Yesu. Iyi business ye yizanemo ubuzima Mana. Gira ibintu urema, gira ibintu usenya, gira ibintu ukuraho mu izina rya Yesu. Nirukanye inyatsi, nirukanye igisuzuguriro, ndakuraho uburetwa bw'abazimu n'abadayimoni. Buri imbaraga yose iboshye ubuzima bw'uyu muntu
muntu ndayicagaguye, buri minyururu yose ndayicagaguye, buri imbaraga zose zimutsikamira ndazicagaguye mu izina rya Yesu. Ndarema ubuzima, ndarema mu izina rya Yesu, in the name of Jesus. Mana, ubuzima nibugaragare ku buzima bw'umuntu nkurikiye nona, wari urwaye none hanakire, buri ndwara yose ikirire muri iri teraniro, buri ndwara yose iyo ngiye imaze igihe mutsikamira, iyo ngiye imaze igihe mwicarira, iyo ngiye imaze igihe munaniza, iyo ndwara nanjye ndayinanije mu izina rya Yesu. Iyo ndwara ndayitsikamiye mu izina rya Yesu. Urwaye diyabete ndirukana umwuka wa diyabete, urwaye kanseri nirukanye umwuka wa kanseri. La bini fo shando wiribirifai lerebotai nini topevoninia ayi befodrere. Mana, ndasenze sengeye buri muntu ngo umufungurire imiryango. Hari abo satani atwaza igitugu, abo satani yambuye imigisha yabo, iyi migisha ndayihamagara, iyi migisha ndayigarura mu izina rya Yesu. Imigisha yabo nigaruke, ubuzima bwabo nibubohoke, ubuzima bwabo nibubohoke. You need the power, you need the Holy Spirit, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Ijambo rye ryarambwiye ngo ntawagukoreye uzigera yikorera amaboko, ntawagukoreye uzigera mwa, ntawagukoreye uzigera seba. Ndasenze Mana, mpamagaye ubuzima, mpamagaye umugisha, mpamagaye kubohoka mu izina rya Yesu. Mana, rema ikintu kidasanzwe, rema ikintu kidasanzwe mu izina rya Yesu. Rema ubuzima mu izina rya Yesu. Buri muntu wese, hari abo satani yarabujije amahoro yo mu mutima, uyu muntu Mana ndamusengeye, muhereza amahoro yo mu mutima. Uyu muntu nkurikiye, uyu muntu turi gusengana, muha amahoro yo mu mutima, muhereza ibyishimo Mana. None aha buri minyururu yose imuboshye nicike, ndirukana igisuzuguriro ku buzima bwe, ndirukana uburetwa mu izina rya Yesu. Ubuzima bupfuye ndabwirukanye, nirukanye ubuzima bwo kwizengurukaho mu izina rya Yesu. Mana we, uyu muntu umurengere Mana, uyu muntu umurengere, rengera urugo rw'uyu muntu rurimo rurasenyuka, satani arimo ararugabamo ibitero. Uru rugo Mana ongera urusane, ongera ukora ibikomeye Mana muri uru rugo, ongera ubambeye amahema muri uru rugo, ongera witamurure muri uru rugo, ongera umwihishurire Mana, mwihishurire, mwiyereke, mwihishurire Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Imana yampamagaye, Imana ishobora byose, ihishurire uno muntu mu izina rya Yesu. Mana, iri teraniro ribemo, ndagusabye nudufashe, ndagusabye nudushoboze mu izina rya Yesu. Ndagusabye Kristo, ndagusabye nudufashe, dushoboze. Kristo zonima shando wiribirifai, dushoboze Mana. Reka amaraso yawe afate ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Iri sengesho ndarisengera buri muntu wese abari mu ngune enye zose z'isi, ndabasengera. Reka amaraso yawe abafateho Mana mu izina rya Yesu. Amaraso yawe abakoreho ayizonima Mana we, abari mu ngune enye zose z'isi, abantu bose aho baherereye Mana, reka amaraso yawe abafateho Mana. Ubutware bwawe nibubafateho. Urakoze Mana, kuri Imana ishobora byose, kuri Imana y'imbaraga, kuri Imana y'ubutware. Ngushimiye ko ugira neza, ngushimiye kutabara, kandi ngushimiye kurengera. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Reka ukomeze kubamba amahema, reka ukomeze guca inzira, reka ukomeze kwiyerekana. Kandi uyu muntu Mana umumara umubabaro, uyu muntu umumara agahinda, uyu muntu umukureho uburetwa, uyu muntu umukureho igisuzuguriro. Maze aya masaha Mana, iri teraniro turibemo tubona ineza yawe no gukomera kwawe. Urakoze Yesu, amen. Reka turebe ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya, ibice byaho ni 45. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Haranditse ngo, ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwa ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njye Mana ya Isiraheli, Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana y'amahoro ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Imana yacu niyamamare, Imana yacu niyamamare cyane. Yesu arashoboye, nta kintu kimunanira.
uko yari ari kera na n'uyu munsi niko akiri. Imbaraga n'imbabazi z'Imana nibiboneke ku buzima bw'umuntu wese. Ijambo ry'Imana, Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana hano riravuze muri Yesaya 45, ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro. Ibi ngibi ni byo Uwiteka arimo arabwira wowe unkurikiye nonaha. Aya magambo nayabwirwaga Kuro, ariko hari muri kiriya gihe cyari igihe cye. Noneho uyu munsi aya magambo rero ni wowe arimo arabwirwa. Ngibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu Kuro yari umuntu w'Imana kandi wabanye n'Imana kandi wagendanye n'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo ariko noneho ngo mu bihe byiwe byo kubana n'Imana, Imana ivugana nawe aya magambo, iramubwira ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagira ngo mvugane nawe wowe unkurikiye nonaha, waba Kuro wo muri iki gihe. Ibi ngibi byabwiwe Kuro wa kiriya gihe, ariko we waba Kuro nonaha, ukaba Kuro wo muri kino gihe. Birashoboka ko umaze igihe hari imbaraga zitsikamiye ubuzima bwawe, hari imbaraga zikunaniza, ariko aya masaha ushobora kuba Kuro. Imana ivuganye na, Imana ivuze ku buzima bwawe, Imana ivuze kuri wowe. Imana irimo iravugana na, Imana irimo iravugana nawe wa mumama we. Imana irimo iravugana nawe wa mukobwa we. Irimo iravugana nawe. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta, uwo mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Iri jambo riravuze ngo nzakujya imbere. Imana itugirire neza. Nzakujya imbere. Imana itugirire neza. Aya masaha Imana ikujya imbere, ahataringaniye haringanize mu izina rya Yesu. Aya masaha Imana ikujya imbere, ahataringaniye Imana iharinganize. Ibyo ngibyo ubona ko bidashoboka, Imana ibihindura ibishoboka. Ibyo ngibyo ubona ko nta nzira, Imana irema inzira mu izina rya Yesu. Ibyo ubona ko nta buryo, Imana irema uburyo ku buzima bwawe. Imana irema inzira ku buzima bwawe. Imana ireme mu izina rya Yesu. Imana igira ikintu irema ubuzima bwawe. Imana ibureme bundi bushya. Avuga ngo nzakujya imbere. Haleluya. Ngo ahataringaniye mparinganize. Haleluya. Nari mvuze ngo Imana iziringanize ibitaringaniye ku buzima bwawe. Jambo rivuze ngo nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize. Imana iziringanize ibitaringaniye ku buzima bwawe. Imana izibiringanize. Hari ibintu bitaringaniye mu buzima bwawe, hari ibintu bitaringaniye mu mibereho yawe. Umuntu wese uri hano wari ufite ibintu bitaringaniye, none hazamura kwizera. Imana y'amahoro ije kuringaniza ibyo bitari biringaniye. Uvuga ngo nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nzakujya imbere, ahataringaniye ngire gute? Maringaniza. Uwiteka aje kuringaniza ibyo bitari biringaniye ku buzima bwawe. Uwiteka aje kubiringaniza mu buzima bwawe. Umubiri wawe harimo uburwayi, ntabwo umubiri wawe ntiwari uringaniye. Imana ije kuringaniza ibyo bitari biringaniye. Haleluya. Ndahanura none ahamanurira ubuzima bwawe. Imana ije kuringaniza ibyo bitari biringaniye mu mubiri wawe. Imana ije kuringaniza ibyo bitari biringaniye. Imana ije kuringaniza mama. Hari ibintu Imana ije kuringaniza, hari ibintu Imana ije kurema, hari ibintu Imana ije kubaka, hari ibintu Imana ije gushyiraho, hari ubuzima bushya Imana ije kugushyiriraho. Nonaha zamura kwizera kwawe. Hari ibintu Imana ije kuringaniza mu izina rya Yesu. Imana ije kuzamura ubuzima bwawe, ikabuzamura, ikabuvana hasi, ikabushyira hejuru. Umva ukuntu ijambo rivuga ngo ni Imana ivana hasi igashyira hejuru. Imana ishimwe cyane. Ngo ni Imana ivana hasi igashyira hejuru. Rero ije kukuvana ahantu wari uri mu buzima bupfuye, ubuzima bw'umubabaro, ubuzima bwo gupfundikanya, ubuzima bw'ibibazo, ubuzima abarozi barimo bakuroga. Abarozi baroze buri kintu cyawe cyose, abarozi baroze buri bintu byose. Ubutunzi bwawe, imigisha yawe yose barayiroze, ibyawe byose abarozi barabyishe. Ariko none Imana iravuze ngo ngiye kukujya imbere, ahataringaniye mparinganize. Haleluya.
Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngiye kukugemera ahataringaniye. Imana y'amahoro igiye kukugemera ahataringaniye. Imana iharinganiza hamwe hatari haringaniye, Imana ije kuharinganiza. Haleluya, Imana y'amahoro ishimwe cyane. Hamwe hatari haringaniye, Imana ije kuharinganiza mu izina rya Yesu. Bimwe byari bipfuye, Imana y'amahoro ije kubizura. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu byari bipfuye, ariko Mana Imana ishimwe cyane ko igiringaniza ibitari biringaniye. Imana ishimwe ko ari igitubera aho tutabasha kwibera. Imana ishimwe ko ari igitureberera ibyo tutabasha kureba. Imana ishimwe ko ari igihagarara ku bantu bayo. Haleluya, ikababambira amahema, ko ariyo igize ikavuga ngo ariko Mana humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi mbere yo kubimbwira banamaze kubimenya, kandi ntuterwe ubwoba nibyo byose bikugose, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, manuwe no kugutabara. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Kandi ntuterwe ubwoba n'ibyo byose bikugose, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, manuwe no kugutabara, manuwe no kukurengera mu izina rya Yesu. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Imana imanuwe no kukurengera, Imana imanuwe no kugutabara, Imana imanuwe no kugucira inzira, Imana imanuwe no kukumara umubabaro, Imana imanuwe no kukumara agahinda, Imana imanuwe, haleluya, no kuguha ubuzima bushya, Imana imanuwe no kukurema amateka mashya mu izina rya Yesu. Imana imanuwe no kurema amateka mashya. Hari amateka mashya Imana imanuwe no kurema mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Mandika muri comment ubwira Imana uti Imana ringaniza ibyanjye bitari biringaniye. Reka twese tuzamure muri comment ubwira Imana uti Imana ringaniza ibyanjye bitari biringaniye, biringanize. Imana iringanize business yawe, iyishyire ku murongo ukwiriye. Imana iyiringanize mu izina rya Yesu, iyishyire ku murongo ukwiriye. Imana iyiringanize, izana umugisha, Imana yiyerekane, Imana yitamurura, Imana yigaragaze, igere muri business yawe, igere mu muryango wawe, igere mu byawe, ibyo byari bipfuye, Imana y'amahoro ibizure. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Amarira azashira bana b'Imana mwe, Yesu dukorera azatunyuza ahatambika. Amarira azashira bana b'Imana mwe, Yesu dukorera azatunyuza ahatambika we. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Amarira azashira, ibibazo bizashira, intambara zizashira, agahinda kazashira. Yesu dukorera azatunyuza ahatambika, Yesu dukorera azatuwambira amahema, Yesu dukorera azatubera umurengezi, kandi azatubera Imana nyamana. Amarira azashira mama, agahinda kazashira, ibyo ngibyo ureba imbere yawe bizashira. Ubuzima bupfuye ureba imbere yawe buzashira, ubuzima bw'umubabaro buzashira, ubuzima bw'uburwayi buzashira. Ijambo riravuze ngo uwo nimikishije amavuta nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Imana ishimwe, nzakujya imbere, nzakubefodrere. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nzakujya imbere, Imana ije kukujya imbere ahataringaniye ikaharinganiza. Imana ije kukujya imbere, ibyo ubona ko bidashoboka, Imana y'amahoro ishimwe, ibyo ubona ko bidashoboka, Imana ije kubihindura ibishoboka. Imana y'amahoro nishimwe. Ibyawe bitari biringaniye, Imana ije kubiringaniza. Ibyawe bitari bifite ishusho, bitagaragaraga, Imana ije kubigaragaza. Umva noneho, Imana y'amahoro itugirire neza. Umva noneho, Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ijambo rinezeza cyane. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Haleluya, Imana ije kukujya imbere ahataringaniye ikagira gute ikaharinganiza. Icyo ngicyo Imana ije kugikora, ije kukujya imbere ahataringaniye ikaharinganiza. Ije gukora bya bindi wowe warebaga ko bidashoboka, Imana ije kubihindura ibishoboka. Bya bindi wowe warebaga ko bidakunda, Imana ije kubihindura ibikunda. Bya bindi wowe warebaga ko bitemera, Imana ije kubihindura ibyemera. Bya bindi ubona ko nta nzira, Imana ije kubiremera inzira. Bya bindi wabonaga ko nta buryo, Imana ije kubiremera uburyo. Wabonaga ntawe uri butangirire, ariko Imana iguhaye itangiriro. Wabonaga ntawe uri buhere, ariko Imana iguhaye aho guhera. Wabonaga ariko Mana we, Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane.
reka nkubwire, iyo ubuzima butari bwemera, iyo ubuzima bwari butari bwemera, ibintu byose urabikora ukabona ntibyemera, ibintu byose ubijyamo ukabona ntibyemera, ibintu byose ubijyamo ukabona nta nzira, ibintu byose ubijyamo ukabona mbega biri kwanga, kubera ko ibintu ntabwo byari byemera. Ariko Uwiteka Nyiringabo Imana naza aterereza ibitari biterereye ku buzima bwawe, naza aringaniza ibitari biringaniye ku buzima bwawe. Uwiteka Nyiringabo Imana naza kubake mu izina Yesu. Hari Imana yubaka, hari Imana ikomeza abantu bayo, hari Imana igihindura amateka. Imana nizi guhindurira amateka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ijambo riravuze ngo nzakenyuruza. Imana ishimwe cyane. Nzakenyuruza. Imana ishimwe. Hariho ikintu cyitwa gukenyuruza. Nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze. Imana ishimwe. Haleluya. Nzakenyuruza abami. Nari mvuze ngo nonaha wowe nkurikiye nta kazi ugira, Imana igira abantu ikenyuruza ubona akazi mu izina rya Yesu. Imana igira abantu ikenyuruza, ibakenyuruze ubona umugisha wawe. Imana igira abantu ikenyuruza winjire mu gitangaza cyawe. Imana igira abantu ikenyuruza winjire mu mugisha wawe. Imana, haleluya. Reka nkubwire, ijambo riravuze ngo nzakenyuruza. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko icyo ari igihe igiye gukenyuruza abantu. Hari abantu bakenyeye, ariko ibyo bakenyeye bitari ibyabo. Hari abantu bari mu mugisha wawe, hari abantu bari mu byawe babyicayemo. Imana igiye gukenyuruza abo bantu kugira ngo igukenyeze mu izina rya Yesu. Imana igiye gukenyuruza abo bantu kugira ngo ikurwanirire. Igiye kubakenyuruza. Imana ibyo ngibyo igiye kubikora. Ibyo igiye kubikora ni ukuri. Igiye gukenyuruza. Hari abantu Imana igiye gukenyuruza. Hari abagabo Imana igiye gukenyuruza ikagukenyera. Iravuze ngo nzakenyuruza abami. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nzakenyuruza abami. Imana ishimwe. Nzakenyuruza abami. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro igira umuntu ikenyuruza nona igukenyeze mu izina rya Yesu. Imana igira umuntu ikenyuruza iha umugisha ibiganza byawe. Erega umugisha wawe urahari. Oya, igitangaza cyawe kirahari. Umugisha wawe urahari, ni ukuri urahari. Hari ahantu uri, hari ahantu Satani yazirikiye umugisha wawe, hari ahantu Satani yazirikiye ibyawe, hari ahantu Satani yahambiriye ibyawe. Umugisha wawe urahari mu izina rya Yesu. Umugisha wawe urahari. Akazi kawe karahari, umugabo wawe arahari, bizinesi yawe irahari, inzu yawe irahari. Imana yagambiriye kukubakira iyo nzu irahari. Imana itugirire neza. Haleluya. Iyo nzu irahari, iyo nzu irahari. Uwo mugisha urahari. Imana yavuze uwo mugisha, Imana yavuze urahari. None ahahura n'uwo mugisha mu izina rya Yesu. None ahahura n'uwo mugisha, hura n'uwo mugisha mu izina rya Yesu. Hura n'uwo mugisha mama, uwo mugisha nuhure nawo mu izina rya Yesu. Ndagusengera nonaha umugisha wawe wari warapfukiranywe nuhure nawo mu izina rya Yesu. Hari abantu bagutwara umugisha wawe, hari abantu bakwambura umugisha wawe, hari abantu bakuriganya ibyawe, hari abantu bakwambura, hari abantu bagusahura. Ariko none ahura n'umugisha wawe, none ahura n'igitangaza cyawe, none ahura n'isezerano ryawe, none ahura n'ibyawe ibyo Satani yari yanyaze, none ahura nabyo mu izina rya Yesu. Umugisha wawe urahari, ibyawe birahari. Satani yari arimo ashaka kubikunyaga, ariko birahari mu izina rya Yesu. Birahari, 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 birahari. Akira ibyawe none ahangaha. Bimwe wari waranyazwe byakire. Umugisha wawe wari waranyazwe uragarutse mu izina rya Yesu. Igisuzuguriro kikuvuyeho kandi uburetwa bukuvuyeho. Hari iminyururu none ahicitse ivuye ku buzima bwawe. Hari igisuzuguriro kivuye ku buzima bwawe. Hari uburetwa buvuye ku buzima bwawe. Hari umubabaro Imana ikuye ku buzima bwawe. Hari amarira wari urimo urarira, ariko Imana irayaguhojeje, iyavanye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Nonaha ayo marira Imana irayaguhojeje mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, Imana irayaguhojeje. Impamvu wari urimo urarira nuko wari utarahozwa, ariko Imana iraguhojeje mu izina rya Yesu. Nonaha ndasengera abantu Imana ibahoza amarira mu izina rya Yesu. Ndasengera abamama bari hano bari barimo barira, Imana ibahoza amarira. Ayo marira wari urimo urira, Imana niyaguhoze mu izina rya Yesu. Icyo gisuzuguriro cyari kikuriho, Imana ikigukure
bigukureho mu izina rya Yesu. None akira gukurwaho igisuzuguriro n'Imana, akira gukurwaho igisuzuguriro n'Imana, akira gukurwaho uburetwa n'Imana, akira gukurwaho iminyururu n'Imana, akira gukurwaho karande n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Hari Imana ibeshaho, hari Imana itabara, hari Imana ivuga bikaba, hari Imana yo kwiringirwa, hari Imana itananirwa, hari Imana idatsindwa, hari Imana ifite byose mu biganza byayo. Imana y'amahoro ishimwe cyane, Imana y'amahoro ishimwe cyane. Reka abantu mwandike muri comment, manuka muri comment wandike muti haleluya, zamura icyubahiro cy'Imana, wakira umugisha wawe. Inyenyeri yawe yari yarajyawe, umugisha wawe wari warajyawe, ariko Imana hari abantu imanukiye kujya gukenyuruza, hari abantu Imana igiye gukenyuruza, hari abantu Imana igiye kwambura. Imana irabambuye ibyawe bari baranyaze, ibyawe bari barajyanye, ibyawe bari baragutwaye, Imana irabibambuye mu izina rya Yesu. Imana igaruje gakondo yawe. Hari abantu baguhuguje, hari abantu baguhuguje kwambura, ariko none Imana igaruje gakondo yawe, Imana igaruje umugisha wawe, Imana igaruje ibyawe mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Hejuru avuze ngo nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyuze, kandi n'amarembo ntazugarirwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Amarembo yawe ntabwo azigera yugarirwa. Imana iravuze ngo ntabwo amarembo yawe azigera yugarirwa, ntabwo amarembo yawe azugarirwa, niko Imana ivuze. Ntabwo amarembo yawe azugarwa, ntabwo azugarwa, niko Imana ivuze. Imana iravuze ngo amarembo yawe ntabwo azugarirwa. Imana y'amahoro imanuwe no kugumya kukurengera. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri. Haleluya. Imana y'amahoro ije kumenagura inzugi. Hari inzugi Imana imenaguye, umaze igihe uririra inyuma y'urugi rukinze. Hari umuntu nkurikiye hano, zoni mashando wiribirifa, umaze igihe uririra inyuma y'urugi rukinze. Wararize, wararize, wararize bihagije, ugera naho wiheba, ariko Imana iravuze ngo humura ndakwibutse. Ntawakwiringiye Imana ngo imuhemukire, ntawayikoreye ngakorwe n'isoni. Ntawakwiringiye Imana yewe ngo imuhemukire, ntawayikoreye ngakorwe n'isoni. Amarira ya Hana yavuyemo Samweli, Yosefu ari mu mbohe yabaye igikomangoma. Ntawakwiringiye Imana ngo imuhemukire, ntawayikoreye ngakorwe n'isoni. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nta muntu wigeze wiringira Imana ngo imuhemukire, nta muntu wigeze akorera Imana ngo Imana imukoze isoni, nta muntu wigeze akorera Imana ngo Imana imumwaze. Oya, ntabwo Imana izakumwaza, ntabwo Imana izagukoza isoni. Oya, ntabwo izagukoza isoni. Ijambo riravuze ngo ariko Mana nzamenagura inzugi z'imiringa ndetse n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nzamenagura inzugi z'imiringa ndetse n'ibihindizo by'ibyuma nabyo ubwabyo nzabicamo kabiri. Imana ishimwe ko hari inzugi Imana ije kumenagura. Imana hari inzugi ifunguye mu izina rya Yesu. Umva nkubwire, wabona umaze igihe ubona inzira zawe zifunze, ariko Imana irafunguye. Imana ifunguye inzira, Imana ifunguye imiryango. Umva nkubwire mama, Imana igufunguriye imiryango. Umva nkubwire papa, Imana igufunguriye imiryango. Hari imiryango Imana ifunguye, hari imiryango Imana, hari inzira zawe Imana ifunguye. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Katonda w'amani ahatari kubajya kuhateme kubo, Imana ije guca inzira ahatari hari inzira. Imana y'amahoro itugirire neza. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ahatari hari inzira, Imana y'amahoro ije kuhaca inzira. Ahatari hari uburyo, Imana ije kuhashyira uburyo. Imana ishimwe.
Imana y'amahoro igica inzira, Imana y'amahoro igituburanira, ikatuvuganira aho tutari. Hari abantu batuvuga aho tutari, bakatuvuga nabi, bakajya inama zo kutugirira nabi, ariko Imana ishimwe ko ijya igamburuza imigambi y'incakura, igatatanya inama zabo. Imana ishimwe. Hari abantu bateranye bagambiriye kugirira nabi ubuzima bwawe, ariko Imana y'amahoro iravuze ngo iriyiziye. Umva nkubwire, uyu muntu uri hano, uyu muntu witwa Uwase Pelagie, ndagira ngo nkubwire izina ryawe Imana irizanyeho umugisha. Uwase Pelagie, Imana irambwiye ngo izanye umugisha ku izina ryawe. Uyu muntu witwa Uwase Pelagie, Imana izanye umugisha ku buzima bwawe. Hari iminyururu Imana iciye. Imana iravuze ngo hari iminyururu Imana iciye. Imana iravuze ngo hari ubuzima ikuremeye, hari ubuzima Imana iremye ku buzima bwawe. Uwase Pelagie, reka nkubwire, umaze igihe kinini, umwuka w'Imana arimo aravugana nanjye akambwira ngo umaze igihe kinini inzira zawe zifunze, umaze igihe kinini hari ibyawe bifungiranye, hari ibyawe biziritse, hari ibyawe bihambiriye, hari ibyawe ukomanga ariko ntihakinguke. Ariko Uwiteka aravuze ngo akinguye imiryango, Uwiteka aravuze ngo aciye inzira, Uwiteka aravuze ngo arakurwaniriye. Niko ambwiye, Uwiteka aravuze ngo arakurwaniriye. Haleluya! Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uwiteka aravuze ngo arakurwaniriye, akira kurwanirirwa n'Imana mu izina rya Yesu. Imana yera kandi igakiranuka irwaniriye ubuzima bwawe, irwaniriye ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Hari inzugi Imana y'amahoro ikinguye ku buzima bwawe. None ahangaha akira igitangaza cyihuse kije mu buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka mvugane namwe, reka mbabwire mwa bantu mwe muri hano, muri iri teraniro, iyi ni isaha yo guhindurirwa amateka, ni isaha yo guhindurirwa. Reka nkubwire, ntuzigere urambirwa kwizera Imana, ntuzigere urambirwa guhanga amaso Uwiteka. Muri ibyo y'Umwuka aririmba aravuga ngo ujye umuhanga amaso, ngo ajye arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Imana y'amahoro ishimwe cyane, ngo ujye umuhanga amaso. Ndagira ngo mvugane nawe, wowe uri hano, ntuzigere urambirwa gutumbira Uwiteka. Haleluya! Ntuzigere. Imana itugirire neza. Ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Haleluya! Ngo ujye umuhanga amaso, ngo ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Aya masaha rero ndagusengera wowe wari umurikiye, ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Imana igufungurira imiryango, Imana ikuremera ubuhamya bushya, Imana ikuremera ubuzima bushya, Imana ikuremera icyerekezo gishya, Imana ikuremera ubutsinzi, Imana ikwagurira imbago mu izina rya Yesu. Uvuze ngo nzamenagura, haleluya, nzamenagura inzugi z'imiringa, ngo ndetse n'ibihindizo by'ibyuma nabyo nzabicamo kabiri. Haleluya! ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima, ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka. Hari ubutunzi bw'abantu urimo urashaka ntubone, urimo uragerageza ugashakisha ukabona ntacyo ubona, ariko Imana y'amahoro iravuze ngo ije kuguha ubutunzi bwari buri ahantu mu mwijima. Imana ije kubuguha ubwo butunzi, Imana ije kubuguha. Imana ibuzanye ku buzima bwawe, ubwo butunzi Imana irabuzanye. Imana izanye ubutunzi. Hari ubutunzi Imana izanye, hari umugisha Imana izanye, hari iterambere Imana izanye, hari akwaguka Imana izanye ku buzima bwawe. Imana irabizanye mu izina rya Yesu. Imana irabizanye, Imana irabizanye. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana irabizanye, niko Imana ivuze. Imana iravuze ngo irabizanye kuko ari Imana ishobora byose. Hari ubutunzi, hari ubutunzi, nzaguha ubutunzi. None aho urareba ntacyo ufite, ariko hari ubutunzi Imana. Imana idufitiye kado iz'abantu bataduhaye. Imana idufitiye kado. Imana y'amahoro idufitiye kado iz'abantu bataduhaye. Imana idufitiye kado. Hari ubutunzi abantu bataguhaye, ariko Imana igufitiye kado. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana idufitiye kado, Imana idufitiye kado. Ubutunzi abantu bataguhaye. Hari ubutunzi buri mu mwijima, hari umugisha wawe uri ahantu mu mwijima. Nonaha rero uwo mugisha niwo Imana izanye. Nonaha uwo mugisha niwo Imana ihishuye. Nonaha uwo mugisha niwo Imana igaragaje. Nonaha uwo mugisha niwo Imana izanye ku buzima bwawe. Haleluya! Imana y'amahoro ishimwe cyane.
uwo mugisha ni w'Imana igaragaje, uwo mugisha ni w'Imana ihishuye, uwo mugisha ni w'Imana izanye, uwo mugisha ni w'Imana ikweretse, uwo mugisha urabonetse mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, umugisha wawe wari uhari, icyaburaga ni ukugira ngo Imana ikwihishurire, ikangure ibitekerezo byawe, ikwereka ahantu umugisha wawe wari uri. Umugisha wari uri ahantu mu mwijima, Imana irawuzanye, uyu mugisha wakire. Imana irawuzanye mu izina rya Yesu. Imana izanye umugisha wawe, Imana irawuzanye. Haleluya! Imana irawuzanye. Hari umugisha Imana izanye, hari umugisha wawe Imana izanye, hari umugisha Imana izanye. Wari umaze igihe uyu mugisha uri mu mwijima, ubutunzi bwawe bwari bumaze igihe buri mu mwijima, ariko Imana irabuzanye mu izina rya Yesu. Imana irabuzanye kuko ari Imana ishobora byose, kuko ari Imana y'imbaraga, kuko ari Imana y'ubutware. Imana izanye umugisha wawe ngo nzaguha. Haleluya! Ariko ndafashijwe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ngo nzaguha ubutunzi. Imana y'amahoro ishimwe. Ngo nzaguha ubutunzi, none ahitegure kuba umutunzi, none ahitegure kuba umukire. Aturaye amagambo uvuga ngo sinzapfa nzarama. Vuga ngo ndi umukire mu izina rya Yesu. Uri umukire, nubwo uyu munsi ureba ukabona nta nzira, nubwo bitameze neza uyu munsi ariko ejo bizamera neza. Nubwo ureba uyu munsi nta nzira ariko ejo hazaboneka inzira. Nubwo ureba uyu munsi nta n'igiceri cy'atanu ufite, uri umukene pe. Urareba ukabona ubukene bukuriho, amadeni urayareba ukabona ni menshi, ariko none ahavuga ngo ndi umutsinzi mu izina rya Yesu. None ahavuga ngo nakiriye ubutsinzi, nakiriye ubutunzi bwanjye, nakiriye umugisha wanjye, nakiriye kuzamuka. None aho urareba ukabona ntaho byanyura. Imana itugirire neza. Urareba ukabona ntaho byanyura, urareba ukabona nta hantu byaca, ariko Imana y'amahoro y'ubwayo imanuwe no gukora ibikomeye. Imana y'amahoro y'ubwayo imanuwe no kurema ikintu gishya. Iravuze ngo nzaguha. N'Uwiteka ubivuze, ntabwo ari njye, niko Imana ivuze. Iravuze ngo nzaguha. Anje mugisha, Imana ije kuguha ubutunzi bwari buri ahantu mu mwijima. Jacqueline wa Maria, Imana ije kuguha ubutunzi, Imana ije kubuguha mu izina rya Yesu. Haleluya! Imana y'amahoro ishimwe cyane. Izina ry'Uwiteka nishimwe. Vuga ngo ntawe ndi umutsinzi mu izina rya Yesu. Uvuga ngo ndi umunyamugisha, uvuga ngo ndi umunyembaraga. Haleluya! Imuvuga ngo ndi umunyembaraga. Haleluya! Vuga ayuwe Mana we, Mana we. Vuga ngo ndi umunyembaraga. Imana y'amahoro ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Imana y'amahoro ni Imana idakiranirwa, ni Imana idasaza ngo yitwaza akabando. Iyi Mana ntisaza, ntabwo ijya yitwaza akabando. Ni Imana ishobora byose, ni Imana y'inyembaraga. Ndagira ngo mbabwire, reka nkubwire, nta hantu habi, nta hantu kure habaho Imana itakugeza. Ntaho, nta n'ahantu kure habaho Imana itakuvana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntaho, aho hantu ntihabaho, nta kure habaho Imana itakuvana. Imana ibagirire neza. Tugiye gusenga, tugiye kwinjira mu isengesho, dusengera ibyifuzo, ariko nta kure habaho Imana itakuvana. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Haleluya! Imana y'amahoro ishimwe cyane. Izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Amba hafi kuruta imyambaro nambaye, amenera kure ibyo nibwira we. Amba hafi kuruta imyambaro nambaye, amenera kure ibyo nibwira we. Amba hafi Yesu kuruta imyambaro nambaye, amenyera kure ibyo nibwira. Amba hafi Yesu kuruta imyambaro nambaye, amenyera kure ibyo nibwira we. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ngo amba hafi kuruta imyambaro nambaye, ngo ariko amenyera kure ibyo nibwira. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko ari Imana imenyera kure ibyo twibwira, ikamenyera kure imigambi ufite mu mutima wawe, ikamenyera kure. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko ijya imenyera kure, ikamenya ibyo utekereza, ikamenya ibyo ugambirira. Ni Imana ituba hafi, ituba hafi, ituba hafi. Imana icyo nyikundira, ntabwo ijya idusiga ngo idusige kuko twananutse, ngo idusige kuko turwaye, idusige kuko dufite amafaranga. Oya, ni Imana idukunda dukennye, ikadukunda turi beza, ikadukunda turi babi, ikadukunda turi abanyantege nkeya, ikadukunda turi abanyabyaha. Ndetse n'iyo turi abanyabyaha nabwo ntibura kudukunda, iradukunda. Amen, amena.
Imana idukunda urukundo ruhora. Imana ishimwe iragahora ku ngoma, kuko ari Imana yo yonyine idukunda urukundo rwa nyarwo, urukundo rw'abantu batadukunze. Urukundo Imana idukunda ni urukundo abantu batagukunze, ni urukundo abantu batagukunze, na ni urukundo Imana idukunda ni urukundo abantu batagukunze. Uru rukundo nta muntu uzigera urubonana yitwa umwana w'umuntu. Urwo rukundo n'ababyeyi ntibigeze barutugirira, urukundo na mama we ntiyarukugiriye nubwo agukunda, ariko uru rukundo Imana igukunda rwo rurahebuje. Haleluya, rurahebuje, n'urukundo rudasanzwe. We tekereza ku mbabazi z'Imana, tekereza ku buntu Imana ikugirira. Reka gufata umwanya wawe utekereza ku bibazo ufite nona, reka gufata umwanya wawe utekereza ku ntambara ufite nona. Oya, tekereza ku rukundo Imana igukunda, tekereza ku mugambi w'Imana, tekereza ku by'Imana igambirira gukora, tekereza ku aho Imana igambirira kukugeza. Ibyo bitekerezo ubyibazeho. Imana y'amahoro itugirire neza. Bitekerezeho, uraza gusanga ari Imana ishobora byose, uraza gusanga ari Imana ikwiriye gushimwa, uraza gusanga ari Imana ikwiriye guhimbazwa, uraza gusanga ni Imana nyamana, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Uraza gusanga ari Imana nyamana, uraza gusanga ari Imana rubasha, uraza gusanga ari Imana y'inyamaboko. Imana itugirire neza. Reka rero tusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Buri muntu wese ashyiremo icyifuzo cye, dusenge. Icyifuzo cyawe, tanga icyifuzo cyawe aya masaha, icyo ushaka ko Imana ikora ku buzima bwawe. Hari ikintu ukeneye ko Imana ikora, hari ikintu ukeneye ko Imana irema, hari ikintu ukeneye ko Imana ikora mu buzima bwawe, mu mibereho yawe. Urabikeneye ko Imana igira ikintu irema. Zamura kwizera kwawe, zamura kwizera kwawe, dusenge. Zamura kwizera kwawe, dusenge. Imana y'amahoro izikora ibikomeye, Imana y'amahoro ize yiyerekane, kandi Imana y'amahoro izibamba amahema. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana nyamana, uri Imana y'amasezerano, uri Imana itananirwa, uri Imana idatsindwa. Uko wari uri kera na n'uyu munsi niko ukiri, uko wakoraga ibikomeye na n'uyu munsi niko ukibikora. Uri Imana ihindura amateka. Ndasenze Mana, ijambo ryawe riravuze ngo uzatujya imbere ahataringaniye uharinganize. Aya masaha Mana, ndasenze, nsengera ubuzima bw'umuntu wese wari uri hano, mugirire neza Mana. Muntu wumvishije rino jambo, mukorera ibikomeye Mana, mubambira amahema, mwiyereka ukuboko kwawe kwiza kw'imbaraga kuboneke ku buzima bw'uyu muntu. Rengera uyu mumama, rengera uyu mugabo, rengera uyu mukobwa, rengera uyu musore, mubambira amahema Mana. Mukureho uburetwa, mukureho iminyururu, mukureho igisuzuguriro. Buri imbaraga yose yari iboshye ubuzima bwe, iyi mbaraga nimurekure. Ndasenze mu izina rya Yesu, imbaraga z'abadayimoni izari ziboshye ubuzima bw'abantu bawe, izi mbaraga ndazirukanye. Ayizoni mashando wiribirifai Mana, ndasenze nirukanye umwuka w'uretwa, nirukanye umwuka w'inyatsi, nirukanye umwuka w'amadeni, nirukanye umwuka w'igisuzuguriro. Ubuzima bupfuye ndabwirukanye mu izina rya Yesu. Ubuzima bw'umubabaro ndabwirukanye, ubuzima bw'agahinda ndabwirukanye. Mana, uyu muntu umuremera ubuzima mu izina rya Yesu. Ndasengera uyu muntu urwaye Mana, numukize Mana, numubohore, numuhindurira amateka. Bohora Mana, bohora uyu muntu urwaye, mubohore uyu muntu urwaye, mubohore. Bohora ubuzima bwe Kristo, bohora ubuzima bwe Jehova. Uyu muntu wari urwaye Mana, numubohore. Uyu muntu wari urwaye Mana, numubohore. Mubohore Mana, muremera amashimwe mu izina rya Yesu. Mana, nirukanye umwuka w'uburwayi. Uyu muntu wari urwaye, mukize. Nirukana umwuka wa diabete, nirukana umwuka wo kurwara umutwe. Uyu muntu wari urwaye amaguru, uyu muntu Mana, mubohore mu izina rya Yesu. Haleluya, mubambira amahema Mana, bamba amahema, bamba amahema. Uravuze ngo uzamenagura inzugi z'imiringa Mana, menagura, 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 menagura. Aya masaha ndamenagura ibicaniro by'abadayimoni, ndamenagura ibicaniro by'abarozi, ndamenagura ibicaniro by'abapfumu. Buri imbaraga zose zinaniza abantu bawe, buri imbaraga zitsikamira abantu bawe, buri imbaraga zibuza abantu bawe umugisha, buri imbaraga zibuza abantu kwakira, nirukana, ndamenagura ibi bicaniro by'abarozi, imyuka y'akara
karande, imyuka yo mu bisekuruza ndayimenagura, iyi myuka ndayisenya, imyuka ndayirimbura, iyi myuka ndayisenya mu izina rya Yesu. Senya imyuka ya za karande, imyuka y'inyatsi ndayisenya mu izina rya Yesu, imyuka yo kudashaka, imyuka yo kudakora mariage, ubuzima butsikamira abantu ndabwirukane, ndabwamaganye. Mana, rema ikintu gishya ku buzima bw'aba bantu, rema ikintu gishya Mana mu izina rya Yesu. Uyu mwaka korera abakobwa ubukwe Mana, uyu mwaka ubaka ingo z'aba badamu zari ziri gusenyuka, ndasengera ibiganza by'aba bantu, byirukanyemo inyatsi, byirukanyemo indya. Mana, shyiramo umugisha kuko uri Imana igira neza. Ndagushimye Mana kutabaye, ndagushima kurengeye, ndagushima kuhinduye amateka, icyubahiro n'ikibi cyawe, izina ryawe nirishimwe. Ndagushima ko muri iyi saha hari abantu bawurengeye, ndagushima ko hari abantu bohoye, hari abantu uhaye umugisha, hari abantu uhagurukije, hari abantu ukuyeho uburetwa, hari abantu ukuyeho igisuzuguriro, hari abantu ukuyeho iminyururu, hari abantu ukuyeho imigozi, hari abantu umaze umubabaro, kandi hari abantu ukomeje Mana mu buryo bw'umwuka, ubambitse imbaraga, urabakomeje, urabashoboresheje. Mana ushimwe kuko zibikomeye, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibampera umugisha rero, Imana ibagirire neza. Turashima Imana itubashishije muri iyi saha yo gusenga. Buri muntu wese icyifuzo yazanye Imana iragikora. Genda Imana ikugirire neza, genda Imana ikugirire neza, genda Imana ikwagurira imbago, genda Imana ikunezeze, genda Imana igusetse, genda Imana, haleluya, genda Imana igusetse mu izina rya Yesu. Ibyo wari urimo ukora byose Imana ibishyiremo umugisha, ibyo wabagamo byose Imana ibishyiremo ubuzima mu izina rya Yesu. Imana ikuremera ubuzima bushya, Imana ikuremera icyerekezo gishya, kandi Imana ikuremera ubutsinzi, kandi Imana y'amahoro iguhagurutse rwose. Hura n'igitangaza cyawe, hura n'umugisha wawe, hura n'ukuboko kwiza kw'Imana. Turashoje, iri teraniro ritangira saa sita. Iri teraniro ritangira saa sita z'amanywa ku isaha yo mu Rwanda, abari saa saba ku isaha yo muri Uganda. Ubwo n'abandi bafatira kuri ayo masaha kugira ngo ujye umenya amasaha tuzajya duhurira muri aya materaniro, ujye umenya isaha duhurira muri aya materaniro. Ikindi, niba ukiri hano ukaba utakanze like, uyikoreho, Imana y'amahoro ikugirire neza, ukande like kugira ngo Imana y'amahoro ikore ibikomeye mu izina rya Yesu. Josiane Ngabire ati yo, Josiane uje wakererewe, ariko uwaje mbere n'uwaje nyuma bose batwara umugisha. Rero kanda like, Imana y'amahoro itugirire neza. Kanda like kandi urebe niba utarakora subscribe uyikore, ko nukora subscribe ugakanda na notification, buri iteraniro nirijyaho uzajya uhita ubibona. Isengesho rya saa 9 nirijyaho uhita ubibona. Imana itugirire neza. Ni byinshi kuri iyi YouTube bicaho, kandi uzajya uhita ubibona mu buryo bworoshye. Ndagusabye iri teraniro nirirangira urishayaringa abandi kugira ngo batumire umunsi w'ejo, ujye uza muri iri teraniro hari umuntu wararitse basi, kandi umurarike aze yicare yumva ijambo ry'Imana. Ndasabira umugisha abantu mwumva ijambo ry'Imana kandi mukaryumva mutagendagenda, mukaryumva mutagendagenda. Ikindi, abantu mukunda kwandika muri comment, nibwo buryo tubasha guhuramo hano kuri YouTube, kwandika hano muri comment. Imana y'amahoro itugirire neza, kwandikamo aho ngaho muri comment, wamara kwandikamo nibwo buryo duhuramo kugira ngo tubashe gusenga Imana. Imana itugirire neza. Mu minsi iza ko bigenda byaguka, Imana izatuyobora n'ubundi buryo, ariko Imana y'amahoro ibampera umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Hanyuma rero tuze guhura nimugoroba saa 4 kuri TikTok, nabwo turaza kugira amateraniro. Ubwo ahasigaye umugisha w'Imana ubabeho, mugire umunsi mwiza, igicamunsi kibabere cyiza. Imana y'amahoro ikomeze kubabera Imana, kandi abo Satani yaragiye guteza impanuka nirukanye dayimoni w'impanuka mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu nawe wari ufite amarira mu mutima wawe, Imana y'amahoro iguhoza ayo marira mu izina rya Yesu. Mwakire uburinzi bw'Imana, mwakire ubutabazi bw'Imana, mwakire gukomezwa n'Imana no kurengerwa n'Imana. Ubwo ijambo ry'Imana ryo nakagaruka, ubwo nahejo. Imana y'amahoro ibishimire. Shalom.